wanjye bakubambye ku musaraba, ni jyewe wazize umuraho wa mutwaro sinkiwikoreye. Igikombe cyanjye cyarimo kuvumwa n'urupfu, nukukiranguza ku bwanjye ibyo bisharira, uherako bisemuza ibyiza by'ijuru. Uwiteka wange ibyaha pe, yabanguye inkoni, ariko sinjye yakubise, ahubwo ni wowe. Iyo mibyimba Kristo niyo yanyijije, aguye inkondora Yesu, jye nkunama mugo, iguheteraho ku giti, jye ntiyanyagira, yarakuncaguriye none hareyutse. So yakuye inkota ye yera, aragusogota, umutima wawe uhinduka urwubati rwayo, none iyo nkota iragimbye ntakikintwaro, napfanye nawe Kristo, ubwo wapfiraga, urazuka nzukana nawe, urazunuramo, nonununga nyunyezede uzangeze